ndagira ngo ukurikiraga agafilime witonze tugatangiriye ahangaha umwana bari bamwohereje bamusunikiye mu modoka ngo ibe yamugonga. Kurikira nawe uyu mubyeyi, ibi bintu akoze si ibintu bya kibyeyi. Uyu mwana nuwe yagerageje kuba yamusunikira mu modoka maze imugonge kuko atamushakaga. Hari impamvu amwohereje mu modoka, gusa kwereka hari marayika murinzi wahise utabara muri ako kanya abasha kuba yahagarika imodoka maze ntiyabasha kumugonga. Marayika yahise azirika ya modoka ayizirikisha iminyururu ikomeye maze shoferi ayoberwa ibibaye imodoka ihagaze. Kurikira nawe witonze. Marayika yakomeze ibana n'aka kana ahantu kari mu muhanda. Urabona yuko umugozi yari yaregeye wese urangiriramo hano mu muhanda nyine zinagahagararamo nta hantu ho kujya. Gusa marayika murinzi we yakuye imodoka iyikura hafi y'uyu mwana ahantu yari ari. Shoferi yatwaraga iyi kamyo yararebye biramuyobera. Kurikira witonze. Imodoka yatangiye kuba yasubira inyuma, gusa ntiyamenye yuko hari marayika murinzi watabaye aka kana, gusa ntiyakabonye disi kuko yaragiye kukanyonga. Igikamyo ni kinini, yatangajwe nuko gisubira inyuma kirukanka. Yararebye nawe arasenga aravuga ati ibi Mana nibiki biri kumbaho. Gusa wa mumarayika yese amara gutabara arigendera. Ibuka gukanda subscribe niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro Nimenya Byose TV Pole utazacikwa n'utu filime. Gusa akwereka wa mugore ko yakagiye yatunguwe no kubona umwana atapfuye. Yamwohereje mu modoka iba yamugonga, ariko musanze ahangaha yaragarutse kureba uko byagenze maze atangire yiyamire avuga ati umwana bamugonze. Yaribajije ageze hano aravuga ati ariko gicyana ubundi gicyana bimeze gute byacyo. Gusa wacyana we wowe umva uyu munsi nagucika ahantu ngiye kugushyira uri buze kuba wabona ibigiye kukubaho. Wowe ubuzima bwawe nago nkushaka warwana we wowe kankujyane kankwereke. Urabona uko yagahambuye wa mushumi yari yamusizeho. Marayika yahabaye ya modoka yamugonze yahise nasubirayo. Marayika yahise yisubizayo. Kurikira witonze. Ako kanya hari umumarayika yari kuzenguruka hafi y'uyu mwana, gusa uyu nguyu we ntiyabimenye. Hari umundi mutego agiye kuba yakoresha aka kana, ese karaba kaworokoka. Kurikira witonze. Uyu barakwereka ahangaha uyu mama wagiye kuri aka kana, uyu mwana nawe nuwe. Kurikira urebe urupfu rwamubayeho uko yavuye mu mubiri maze akarangira yibereye akamarayika. Kurikira uko wakaje wa mugore ibyamubayeho aha badusubije inyuma ibyabaye kuri karakana kigeze umumarayika. Kurikira iki kigore cyaraje yari nyina kigiye kumuvugisha igitambaro maze aho ko kanya tabivumbura ahita yikanga agatambara gahisha inyuma. Kurikira agafilime witonze. Yatangira amubwira ati kwino sabukuru yawe nifuza kuba nagutembereza ahantu heza cyane. Urabizi se ni byiza cyane uyu munsi urishima. Umukobwa yaratangiye araseka n'akana keza disi kari kumva ibyo mama wiwe ariko kabwira. Yaramuhobeye gusa ntiyamenya yuko yuzuye uburyarya n'uburiganya. Ako kanya hese amutera igitambaro mu maso aramupfuka maze amuheza umwuka kuko yaratunguwe atazi ibyo ari byo. Umwana ako kanya nuko yahise arabirana maze aramukurura ahantu harehare cyane. Kurikira witonze. Ese aramujyana hehe? Gusa ako kanya wa mwana aho batweretse hari aho yagiye gushyira wa mwana. Kurikira witonze. Gusa hano hari imodoka yaje yasohotsemo umupapa. Kurikira witonze. Uyu mupapa yaraje. Uyu mupapa n'umugabo wa mugore uri kwica wa mwana w'umukobwa. Kurikira witonze. Akimara kuva mu modoka yarabonekewe. Kurikira witonze. Yabonye umumarayika ahangaha hejuru y'umuhanda aribaza arareba biramuyobera. Marayika yahise amwereka ngo ati reba hariya. Yamweretse wa mwana aho bamwohereje kukimanuka maze agende ka kamanuka agaca amaferi. Akamanuka kari kwikoresha nta kotorori karaje kagonga ibuye mu muhanda. Wa mwana yagiye ibirere. Wa mwana niko yakagiye. Ako kanya marayika yahise amwereka yuko akana ke kari kagiye gupfa. Yasanze ari umwana aribaza aravuga ati ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Nindi yagusize mu kano kamodoka
kamodoka atakuri hafi, yarebye inyuma areba imbere n'inyuma abura umuntu wari ukurikiye wari uri kugenda kuri kano kamodoka. Kurikira witonze wa mugore uko yakagiye. Batugaruye hano aho wa mugore yagiye kubohera wa mwana. Kurikira nawe disi, yaraje maze aramuboha, aramubwira ati umva disi, genda wowe, ubu ngubu ubuzima bwawe ugiye kurangirira hano, ubundi mwebwe mwicaga umugambi wawe, waba utazi aho nasize gasaza kawe, aho nagasize unyumva neza. Ubundi umupangu wanjye wo kujya kuba ko tuba tugiye kwimukira muri Amerika, ntago byari kuba ngombwa yuko nkujyana wowe. Kurikira witonze. Umugore disi namuhwe na mbabazi, umwana yaratatse aratabaza, reka wapi. Kurikira witonze. Ageze hano hari icyo yumvaga, arangije arigendera amutangaha. Umwana aratabaza, ararira wapi, arasenga ati Imana ibi ni ibiki. Gusa muri ako kanya ingwe yabashije kuba yagera hafi yiwe, aratakamba ariko ntacyo wakora disi. Urabona ahangaha bamuboshye cyane. Bakwereka ahangaha wa mugabo ise wowe mwana, marayika yakomeje amwereka uko ibintu byagenze. Yakomeje agenda amwiyereka, amuyobora, amubwira ati komeza wowe nkwereke uko bimeze. Yakomeje amubwira ati egera imbere genda. Disi yaragiye, yumvaga ijwi rivuga, yareba ku ruhande akabona umumarayika, mu wundi mwanya akamubura. Yagera imbere akabona umumarayika, yagenda akamusiga inyuma, yakongera kugenda yatangira kuyoba akamubona imbere. Nawe disi jya ugendana na marayika akuyobore mu nzira zose unyuramo. Aha yahuye n'umumarayika, yarazi ko amusize imbere, yarazi ko amusize inyuma. None hano aramubwira ati komeza hariya. Yarirukase yaravuze ati uko bisa kose wasanga ibi bintu neza ari ugutabara. Dore marayika nanone yongeye amwiyereka, ari hano ku iyi nzu ishaje. Kurikira nawe disi witonze. Ahangaha yamuzanye kuba yamubohera, ni hafi yaho hari inzu zishaje n'abantu na bakeya bahaba, harahindutse amashyamba disi. Kurikira witonze. Yageze hano aratangira arareba, abona umwana we disi yapfiriye hano ahantu bamuboheye, bamuzirinze, umuziringa ku giti kinini cyane. Gusa yarahageze disi asuka amarira, ariko nawe ahangaha nawe nta kindi wakora. Gusa ibi bibazo ujye ubyereka Imana, ujye ubyereka umurengezi wawe, kuko nta kindi ba wakora nyine, kuko biba byabaye. Gusa nyine yararize asuka amarira, aravuga ati ibi ni ibiki koko biri kumbaho. Iyo gihe akiva ahangaha disi akwereka hano, yarageze mu rugo ibintu byamucanze, nawe yayobewe uko ibintu bimeze. Gusa yakomeje kugendana na marayika no mu cyumba akomeza kumwiyereka disi. Dusaba Yesu akube hafi mu gihe utangiye wumva wafata umwanzuro uhubutse, maze ajya kuyobora akwereke neza ukuri usobanukirwe, kuko hari byinshi cyane abanzi baba bagenda baguhisha, hari byinshi cyane abanzi bakora mu ibanga. Ariko disi bigendanye Kristo ujye ubasha gusobanukirwa neza ukuri kwa nyako, ukuri kumwe baba baraguhishe cyane kuba kwihishe. Nyuma y'ibyo byose, iyo mitego, iyi mijugujugu bakujugunya, y'ayo mabuye bagutega mu nzira, ahubwo jya usenga usaba Imana ati iguhe imbaraga, iguhe n'ubwenge bwo kumenya kunyura mw'ayo mabuye. Disi bakwereka hano wa mugore uko yaje hano, yari hano mu cyumba avuga ati umupangu wanjye wakunze. Disi hano yikanze umukozi wo mu rugo, maze atangira aba yagabanya satima cyangwa amarangamutima ye. Yaratangiye agira emotion iri high cyane, kubera yuko umugambi we yawukoze neza. Wibuka umwana yamurangije, ntura wa mukobwa mukuru nawe yamurangije. Uyu disi ni umuseriveri wabaga hano muri rugo, ni umukozi. Yatangiye aza yongorera no mu mama, gusa uyu mama ntiyamenye, uyu mabuja we ntiyamenye yuko nta mutima agira. Kurikira witonze disi. Yageraga
yageragezaga n'umuntu mukuru yamwashakaga kuba yamusaba kwa amafaranga kuko yasangaga akenshi na kenshi ari kubara amafaranga kuko umugabo we yari yafatishije disi bari barimo bapanga kugurisha imitungo yabo yose babashe kuba bakimuka. Gusa nk'uyu muhabuja we uyu mukozi yaratangiye amubwira ati wandimese ukama ku mafaranga ko ubu mugiye kujya hanze mugakira mugatunga ko mufite amafaranga menshi cyane nanjye nkajya kuba nahindura ubuzima. Yagendaga ayamuratira mu maso disi mujye mwibuka gufasha abakene mu gihe muba mufite Imana yarabahaye. Gusa hano yakomeje amubwira amagambo mabi amubwira ati wanjijwe genda mvira uhanze wowe uraza kunsaba amafaranga suzi kuyakorera ukuntu biba bivunanye ukuntu undogoye no mu mipango yanjye nari nibereyemo genda kurikira hano witonze. Marayika yakomeje aramwiyereka cyane. Ahangaha wibuke yageze mu rugo kurikira Marayika yamweretse uko umwana we yarabayeho disi. Kurikira nawe witonze urebe aka video wirebere ubugome disi umubyeyi uyu nguyu mubyeyi gito agira. Kurikira nawe witonze aka ni kakana kagiye bagahejeje bagashyize mu kamodoka maze bakajyana ahantu mu manga hacuramye kagende ngo kaze gukubitana n'ibuye maze ubuzima buze kuba bwarangira. Kurikira witonze urebe umubyeyi we ukuntu yaramurera ukuntu yamufataga. Kurikira nawe disi akugira ngo ubyara abana utabasha kuba wabaha ibibakwiriye wabaha urukundo rwa kibyeyi wabaha uburere bwiza bikaba utazabishobora disi ujye ureka kubabaza abana nk'aba ngaba disi. Aba bana aba ari abatagatifu gusa barakwereka ahangaha. Kurikira agafilime wowe witonze urebe uburyarya bw'uyu mubyeyi gito na filiyo lave afite. Kurikira witonze kurikira na pareto lave afite. Kurikira nta rukundo rwa kibyeyi tumubonamo. Gusa Marayika yakomeje yereka uyu mugabo uyu nguyu yaraje hano atangira yidondobora. Urabizi nyine nawe kurikira iyo wapanze umupangu ukabona wizeye neza ko wakunze 100%. Gusa nyine mwebwe mujya mupanga imipango myiza mupanga imipango myiza Imana izajya igenda ibibafashamo disi. Kurikira aho gupanga imipango nk'uyu mubyeyi gito aba yapanze kugira ngo abashe kuryoshya mu gihe bagiye muri Amerika mu gihe bagezeyo ngo azabe aryoshye nta mwana ntaki kimutesha stress. Kurikira witonze ahangaha yarabyitegereje byose aza hano kumukoreraho surprise amwereke maze amutungure. Iki gikarito yarapfunduye agwa gitumo akuka umutima kubera asanzemo umwana azi ko yamwishe ibye byarangiye. Yaribashije biramuyobora. Kurikira witonze byaramuyobeye gusa nyine nta kundi yabigenza. Iyi surprise ntabwo yarayizi umugabo we yamukoreye. Kurikira sinigije gicura mbere yatereye umwana ndetse nimuhe nyinshi ariko nta muhwa ahubwo afite. Gusa arakwereka wa mukozi wari uri mu rugo yaraje ahita amushikuje umwana aramumwaka aramujyana. Uyu ni umubyeyi we ariko nyirizina ntiyagakwiye no kwitwa umubyeyi we bitewe n'ibikorwa bye bitewe na pareto lave ko nayo afite. Kurikira disi nta rukundo rwa kibyeyi afite nta rukundo afitiye uyu muryango ahubwo ni amafaranga disi. Umugabo yamubwije ukuri kuri ino curo disi yabashije kumubwira ati namenye uburyarya bwawe n'ubugome bwishe muri uwo mutima wawe disi. Sinumva yuko buri nakabaye narashakanye nawe kuko amakosa menshi cyane unkorera njyewe namenya ariko kuri iyi curo ntabwo nabyihanganira disi. Ari kwibuka ibyo Marayika yamweretse
ibyo marayika yamuhishuriye yakoreraga abana atabizi disi umugabo ntabimenye. Yaraje arapfukamiriza kuko yari abonye yuko nta kindi cyo gukora. Mbabarira ngo ntundeke, mbabarira ntundeke, mbabarira nisubiyeho. Gusa ahangaha nawe ndatekereza yuko nawe nta kindi wakora. Umubyeyi nk'uyu nguyu, umubyeyi gito, ntiwakemera kumukunda. Ahangaha yasigaye mu marira. Gafilime kacu nuko kagenze. Ibuka gukanda subscribe ukore no kukazogera utazacikwa n'ikindi gice. Ciao ciao.